Amafaranga ndi gukorera ku munsi. Urabona amafaranga ndi gukorera, reba hano. Urabona ndi gukorera amafaranga amadolari 6.65 yashyire mu manyarwanda. Yano madolari uyashyize mu manyarwanda yagera mu bihumbi 8. Mu bihumbi 8. Urabona hano mfite rubi 6 ariko rubi 6 zihwanye n'amadolari 38. Ndakeka uri kubibona neza. Rubi 6 zihwanye n'amadolari 38. Guys, ngaho ibaze nawe utangiye iyi crypto ubu ngubu, ibaze uyitangiye ubu ngubu nawe umbwira, ibaze kandi aya madolari muri kubona nyakoreye mu minsi itageze no muri 3. aya ngaya yano ni minsi 3, ndakeka ni minsi 3. urabona iyi ni group hano, aba ni abantu bamaze kunyinjiriraho, abantu 13. mu bantu 13 urabona abantu bari ku mining cyase abantu bari kugendana nanjye ni abantu 9 gusa, urabibona abandi sinzi ikibazo bagize. Urabona hano ahangaha hano hari amasaha 4 n'iminota 30. ni kuvuga ngo hano ubundi aba ari umunsi wose amasaha 28. buri munsi umunsi ukurangiye uraza ugakanda hano rimwe gusa, ubundi ukituriza, ubundi nuze rubi zawe zigatangira zikabara, mbega nyine bigatangira bikabara ako kanya. Urabibona guys, nge nagushishikariza kwinjira muri iyi mining bitewe nuko iyi mining abantu bayirimo mu minsi iri imbere bazaza bari kubaha amakuru, umva muzavuga ese ibintu bya bintu batubwiraga, ibintu bya bintu twe twaraciye amazi. Nakugira inama yo kwinjiramo none abigishoboka, bitewe nuko abantu bayigiyemo. Ibaze ko iyi mining kuyireba gutya imaze imyaka 2 ariko ubu ngubu noneho abantu bari kwinjiramo bikubye gatatu. Ibaze ubu ngubu turi hafi kugera muri miliyoni 10. ubwo se wowe urinde wo kutayinjiramo, turi hafi kugera kuri miliyoni 10. ahubwo ubu ngubu banza zuzuye, ndaza ndabibereka nabyo, ndabibereka akantu ku kandi. Guys, ngiye nagushishikariza kwinjira muri mining. Iyi application ntahandi wayisanga kuri Play Store, bayita Rubi Network. gusa kuri Play Store iba yanditseho Rubi gusa. ubundi iyi Rubi igira ibyiciro 3, igira ibyiciro 4, ifite ibyiciro 4. ibyo byiciro 4 tugiye kubigarukaho. Icyiciro cya mbere ni hariya tumayiningira hara buri munsi nyine turagenda tugakandaho rimwe. Icyiciro cya kabiri ni iki ngiki bita wallet. iki ngiki bita wallet, kino bita wallet kanze ndahaje noneho nibasobanurireho akantu ku kandi. Tugiye kuyivugaho ibyiciro 4. hari icyo kira tumayiningiraho, kira dukandaho rimwe ku munsi, ari cyo dukoreraho yari amadolari. hakaba n'iki ngiki cyitwa wallet. kino bita wallet ubundi ukuntu gikora nabakoreye video y'uburyo wabasha gufungura wallet. niba utarayirebye usubira inyuma, ndakeka abantu bo twatangiranye iyi mining bo turi kugendana neza akantu ku kandi. hano ho ndakeka abantu twatangiranye no mining hano bazi uburyo dusanzwe twinjiramo, barabizi. niba uri mushyashya usubira inyuma, ni video zigera muri 3 tumaze gukora, usubira inyuma uzirebe, urebe uburyo nyine wabasha gutangirana natwe ubu ngubu, dore ntago twe twamaramo iminsi myinshi cyane. iyi wallet ikintu idufasha ni koherereza no kwakira, mbega nyine ni koherereza no kwakira no kubikaho wallet zacu ni zira Rubi nyine mbega ni Rubi dukorera buri munsi. iyo dushaka nyine, iyo tumaze kubona icyo bita KYC, nacyo ndaje mu kanya turakigarukamo. iyo tumaze kubona icyo bita KYC, dufata za Rubi zacu tumaze gukorera tukaza tuzibika hano muri wallet, niho tuza tukazibika. urabona hano mfiteho wallet enye, izi wallet enye, dore mfiteho wallet enye zihwanye n'amadolari 22. ibaze guys, wallet enye zihwanye n'amadolari 22. ndakeka urabibona neza cyane. izi wallet enye ikintu zizadufasha gukora KYC. niyo mpamvu nabashije kuzisaba umuntu kugira ngo imbe nzibitse hano, kuko ndabizi mu minsi iri imbere hari igihe zizaba zihenze zirenye, wasanga zizaba zihagaze igiciro kiri hejuru. niyo mpamvu nabashije kubanza nazibikaho hakiri kare. noneho kiriya ni igice cya mbere cya wallet. noneho reka tugaruke ku gice cya kabiri. sasa kino gice cya kabiri ari nacyo cy'ingenzi cyane, kino gice cya kabiri bita KYC. ni kuvuga ngo ino KYC kugira ngo bayiguhe nuko ubumaze iminsi 30. ndakeka nayo video narayibakoreye hari inyumira hari, ubu ugomba kuba umaze nibura iminsi 30 kugira ngo baguhe ino KYC. kandi umayininga buri munsi, kwa kundi ukuntu nyine ujyaho ugakandaho rimwe ku munsi. ndabiza abantu mwese mwabura amamega, ko mbizi ko muhora ku ma WhatsApp, muhora ku ma Facebook, muhora ku ma Instagram na YouTube muhoraho.
wabura mega yo gukanda hano kuri application rimwe ku munsi ubundi ukituriza, ntabwo wazibura. Iyi KYC niyo nandi kubabwiraho mbega bayitwemerera ari uko kwezi gushize, kandi iyi KYC mbega nyine ni umwirondoro wacu, ni imyirondoro yacu tubasha kuzuzamo hano ukwezi kurangiye, nyine baduhaye ngo tuyuzuze, twuzuzamo irangamuntu, tukuzuzamo imyirondoro y'aho twavukiye, igihugu dutuyemo, mbega nyine ni imyirondoro yacu nyine kugira ngo babone ko ari twe banyabo nyine, mbega niko nicyo bishatse kuvuga. Iyi KYC noneho iyo bayiguhaye icyo gihe bawemerewe kugurisha zira Rubi nandi kubabwira yari amadolari nyine nibwo yabatangiye mbega kugira agaciro, niko navuga. Gusa iyi mining ntimuyitiranye, iyi mining ntabwo yari yajya ku isoko, niyo mpamvu tuba tugomba kumininga mpaka igihe izagira ku isoko. Nijya ku isoko nibwo izasohokera kuri ibi biciro, ishobora gusohokera kuri ibi biciro cyangwa se igasohoka ibiciro biri hejuru kurushaho. Urabyumva zino mining ukuntu zikora, ishobora gusohoka iri kuri iki giciro cyangwa igasohoka iri ku giciro kiri hejuru kurusha hano. Niyo mpamvu tuba tugomba kumininga. Gusa ntibivuze ko ubu ngubu uzifite utabura umuntu uzigura. Nanjye aka kanya tuvugana, niba uzifite unyandikire kuri iyo nimero urebe muri description, unyandikire umbwire ngenze nkwishyure, kugira ngo ubone ko bino bintu ari ibintu biba bifite agaciro kari hejuru. Abantu bamaze igihe bari gukora, bari kuzigurisha, bameze neza, ubu ngubu bararyoshye, kandi nuze company y'ubwayo nyine itari yabishyira ku isoko, itari yasohora igiciro, mbega ntabwo yari yajya ku isoko y'ino exchange. Urumva ukuntu biba bifite agaciro. Noneho ahangaha tugarutse hano muri wallet, hano handitse send, hano niho tuza tugafata iyo baduhaye KYC, ahangaha niho dushyira wallet y'undi muntu nyine, turayimusaba akayiduha, tukayishyira hano ahangaha, ubundi tukamwohereza Rubi za zindi nyine nakweretse ziri zenye, bakohereza na Rubi 1000. wowe upfa kuba ufite amafaranga gusa, cyangwa se upfa kuba warazikoreye nyine. wowe iyo baguhaye ira KYC uraza ukazibika hano, nawe ukeneye kuzigurisha urazigurisha, wowe ukeneye kuzitanga urazitanga. Noneho hano handitse review, hano niho tubasha kurebera ahangaha, hano nyine muri kubona twashyize hano, niho tubasha kurebera niho tubasha kurebera wallet. Mbega nyine urabona bino bigambo biri hejuru, kanze mbikwereke neza, bino bigambo biri hejuru nibyo dushyira hariya, nandi gukwereka hariya dukora send nyine. Iyo mbega nje nshaka ko banyohereza zira Rubi, naza nka kopiya bino bigambo, hanyuma nkabiha uwo muntu, wenda urugero nkabimuha nko kuri WhatsApp cyangwa muri message, ubundi akanyohereza Rubi nshaka. Niba tuvuge urugero, niba nshaka nka Rubi 10, nkahita mbimuha, agahita azima. Urakeka ngo zira Rubi enye kuzireba kuri ubu ngubu zihagaza ngahe, kandi igiciro kitari cyasohoka. Urabona zihagaza amadolari 20 hano, kandi hano ntabwo bari babishyira ku isoko, ariko ngiye kuzigura ku wundi muntu uza amafaranga zihagaze. Ahubwo niba hari n'abantu bazikeneye, nanjye banyandikira aho ngaho mbahuze n'umuntu uzifite, bitewe nuko ngiye batari bampa KYC ntabwo nazigurisha, ntabwo nyine nazitanga. Umuntu uba wemerewe kuzitanga ni umuntu bahaye KYC, kandi hariho abantu bamazemo hano n'imyaka irenga 2, harimo abantu bamazemo imyaka irenga 2 bo bemerewe kuzitanga nyine. Abo ngabo nibo ubu ngubu bameze neza, bararyoshye, bari kurya amafaranga. Ntabwo tuzi igihe iyi mining izagira ku isoko, ntabwo tuzi igihe banyirayo bazayironcingira, ariko ubu tuvugana nkubwire ngo abantu bayimazemo iminsi bari kurya amafaranga. Niba ari bwo bwa mbere ufunguye iyi video kumva bino bintu bijyanye n'iyi mining ya Rubi Network, wowe ahangaha ntabwo twapfa kugendana udasubiye inyuma nyine ngo wumve na video zabanje, ntabwo twapfa kugendana. Gusa niba usubiye no muri video zabanje, niba uri kwiyandikisha kugira ngo uze no natwe muri group yacu cyangwa se muri team yacu, niba uri kwinjiramo nyine uri gufungura account, kuri referral code urandikaho ino Darius 250 mu nyuguti nkuru, urandika Darius mu nyuguti nkuru 250, ubundi ugirute, ubundi wiyandikisha. Urabona Rubi Network, dore ni ubu buryo ifrom name. Noneho reka nze mbereke noneho igice cy'ingenzi. Hano tugiye kureba hano handitse view all, hano ni team y'abantu nyine batwinjiriyeho. Urabona ko tumaze kugiramo abantu, ntabwo ari benshi cyane, ariko nyine hari n'umuntu eri gubumazemo n'amezi 2 atari yagira aba bantu. Urabona dufitemo abantu 13, ariko urebye neza muri aba bantu 13
urabibona abantu 13 turabafite, ariko abantu ba mining mbega abantu bakanda rimwe ku munsi muri bwa buryo nyine urabona na abantu 9 gusa. Abandi basigaye ntabwo bajya bagira ute, ntabwo bajya mining. Ariko ndakubwiza ukuri bantu bazicuza mu minsi iri imbere, ntabwo ari igihe kinini rega, mu minsi iri imbere bazicuza, kuko nibajya kumva bakumva ngo nuze ngo iyi Rubi company nyine ngo yasohoye ibiciro, mbega iyi exchange yasohotse, urumva exchange yasohotse, wenda yasohoye igiciro yayishyize ku isoko, bazicuza, bazaba kuvuga ni yanuze ni ya mining se, ni ya mining bitarubi twagiyemo twanga gukora za KYC n'ibiki byose twanga ku mining, bazicuza ndakubwiza ukuri bazicuza. Kandi iyi video niba uyibonye uyu munsi nzabikwibutsa mu zindi video zizakurikira, nzagenda mbikwibutsa igiciro cyagiye hanze, nzabikwibutsa kabisa. Urabibona aba ni abantu batwinjiriye. Noneho hano urabona hari ahanditse ngo trust cycle, hakaba handitse conversion, ibintu nyine byinshi birabyo tuzabigarukaho, ntabwo twabizamo kuko tubigiyemo iyi video yaba ndende, kandi ntabwo nshaka kuyigira ndende cyane, ndashaka igire nibura iminota 16, kandi ntabwo nshaka kuyigira ndende, bira ntabwo twabigarukaho, tuzabigarukaho ikindi gihe. Ahubwo reka duse nabisubiriye inyuma, reka twisubiriye inyuma, harandakeka mwabibonye. Okay, noneho urabona reba hano reba kuri aka gataburo nzanye hano, none reba abantu bagize amahirwe bagatangirira hano ahangaha. Hano baraminingaga ku munsi bakabaha Rubi 10, ibaze Rubi 10, ibaze ubu ngubu Rubi imwe ihwanye n'amadolari 3 amadolari 3. None barababahaga Rubi imwe Rubi 10 ku munsi, ibaze guys, ibaza bagiyemo bigitangira kiragi twe tutari twazimiye. Hano ha kabiri batangaga Rubi 5 ndakeka 5, aha gatatu batanga Rubi 2 n'ibice, aha kane Rubi 1. None reba aho tugeze bari gutanga ibice ubwo kugira hano wuzuze Rubi bisaba kuyikorera iminsi banza ari 2 niba atari 3. Ni iminsi 2 hano kugira ngo wuzuze Rubi, ni iminsi 2. Ubwo urumva iminsi 2, ubwo urumva amadolari 4, hagati y'amadolari 4 na 5 uyakorera mu minsi 2, ibaza. Mu gihe hariya bakoreraga amadolari agera muri 40 50 mu madolari 50 ku munsi, ibaza batangiye mbere rero, umva bararyoshye koko. Nawe urabona hano tugeze hagati ya miliyoni, imwe na miliyoni 10. Hano urabona turi kugera muri miliyoni 10. Noneho ibaze wowe nujya kwinjiramo miliyoni 10 zararenze icyo gihe, noneho ni handi uzasanga uri gukorera Rubi imwe ukayikorera nko mu cyumweru, kuri Rubi imwe ukayikorera mu cyumweru. Mu gihe winjiyemo nonaha urabona nyine biracyari muri nuze nyine, biracyari mu buryo winjiyemo nonaha waba ufite amahirwe menshi cyane kurusha umuntu uzinjiramo mu minsi iri imbere. Urabona nanjye bazinjiyemo vuba hari, urabona reba yo maze kugeraho ndi hafi kuzuza amadolari 40, urabibona ku munsi. Urabona ndi gukorera Rubi 1 n'ibice, ariko nanone abandi ntabwo bari gukorera rimwe, ahubwo nuko ngewe impamvu ndi gukorera Rubi 1 nuko ninjijemo n'abandi bantu nyine, hari abandi bantu banyinjiriyeho, bitewe nuko iyo hari abantu banyinjiriyeho hari bonus bampa nyine, iyo hari abantu binjiye bakoresheje ino referral code yanjye nyine, naberetse n'uburyo nawe wabasha kwikorera referral code kugira ngo nawe ujye ubasha kuyiha abantu. Guys, nizere ko iyi video ibafashije, nizere ko mu minsi iri imbere nawe uzaba uri kumbwira ngo ibintu bimeze neza cyane. Ntibagirwe gukanda subscribe.